Eugene Official. Yes, inshuti bakunze Eugene Official rero bibaye ngombwa ko amakuru yacu tuyahera hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa ariko ni inkuru yihutirwa bakunze ba Eugene Official. Ni inkuru mu butumwa bukomeye cyane. Hari ibinyamakuru nabonye bikunda kwandika bikavuga ngo birihutirwa. Natwe rero ni munyemerere rwose tubabwire ko iyi nkuru yihutirwa ituruka hano muri za Rucuro. Ndabizi ko abantu benshi mukeneye kumenya ibiri kubera hano ku mirongo y'urugamba haba hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na hano mu bice bya za Masisi. Ariko ni munyemerere iyi nkuru irihutirwa bakunzi ba Eugene Official. Tubanze tuyigeze kuba dukurikiye cyangwa se kubo igomba kugeraho kugira ngo barebe ko hari icyo bashobora kuba bakora, kuko ibintu ntago byoroshye n'aka na gato hano muri teritwari ya Rucuro. Amakuru ari kutugera hano muri Rucuro rero aragaragaza ko abarwanyi ba FDLR bari gusahura none bya bindi byo ku rwego rwo hejuru, batangiye kugenda basahura mu by'ukuri abaturage hano muri teritwari ya Rucuro, ndetse noneho ntabwo bikiri bya bindi byo ngo barasahura batware imitungo gusa. Noneho aho bigeze n'imyenda bari kuyitwara, n'inkweto bari kubatega mu nzira, mwatambuka mu by'ukuri bakabambura imyenda, bakabakuramo imyenda, bakabaka amafaranga n'ibindi byinshi mu by'ukuri bigiye bitandukanye mufite. Ntabwo ari iki gusa kibabaje cyangwa se mu by'ukuri aha hantu ibintu ntabwo biri buze koroha, kuko ngo aba ba FDLR bafite strategy. Ntekereza ko M23 yamaze kuba ibimenya, kuko ngo aba ba FDLR iyo bagiye gusahura cyangwa se bagiye gutega nk'ahantu bagiye gutangira gukorera ubwo busahuzi, barabanza bakareba inzira zose zishobora kuba zaturukamo abarwanyi ba M23 baje nko gutabara. Noneho icyo bahita bakora niki, bahita bahatega ikintu bita za ambuscade. Batega ambuscade aho hantu, noneho abaturage bakazajya basahura. Ariko mu gusahura kwabo mu by'ukuri hari icyitwa ambuscade kiri aho ngaho nyine kibategereje, cyangwa se navuga ngo cyatezwe, ku buryo igihe M23 itinyuka kuza gutabara already bagomba kugira ute, bagomba guhita barasa, kuko urumva bamaze gutega icyita ambuscade. Amakuru atugeraho muri iki gitondo cyangwa se muri iki gicamunsi yatugezaho mu gitondo nubwo tuyazanye muri amasaha, aratubwira ko mu by'ukuri hano hantu bita muri za Karengera ndetse na za Tongo bari gusahura byo ku rwego rwo hejuru, kuko urumva bwari guturuka hano muri parike ya Virunga, akaba arimwo bamanuka bakajya gusahura. Muri iki gitondo rero batwaye ihene ziri hejuru y'intama zigera hejuru y'ijana ndetse n'150, bazisahuye bazijyana hano muri iyi parike ya Virunga, nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Ubwo rero twahabwaga aya makuru na bamwe mu baturage bari hano muri bice, batabazaga bavuga ko ibintu bimaze kurengera, cyangwa se uyu mutwe umaze kugenda urengera cyane, ko imyaka mu mirima urasarura, uyu mutwe urasarura nyine. Hakaba ndetse harimo n'insoresore rwose z'abakongomani zagiye zijoininga uyu mutwe wa FDLR uri hano muri pariki ya Virunga. Nimwo bari ntisemenya n'impamvu ubwo n'imyenda batangiye kugenda bakuramo imyenda mu nzira bakabasiga batumbuje. Iyo bajyanye nyine bava hano mu bava hano mu migi ya Goma nayo hose imaze kubashirana, kandi kurema amasoko biragoye. Nta kintu bagomba gukora nyine, nuko nguko nta kundi nyine bagomba kugira ute, bagomba kureba ukuntu batwara mu by'ukuri iyi myenda y'abaturage, bakajya guhaha, bakajya kugura indi myenda, cyane bo ko bafite ubushobozi nyine bwo kuba bagira muri aya masoko. Ariko bakatubwira ko, cyangwa se ubwo umuturage yaduhaga amakuru yavuze ko aba M23 yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo ihunge cyangwa se irinde abaturage ahangaha, bituma rero ngo n'insina aba bagabo bihishagamo zitemwa. Ariko nyine mu by'ukuri ubusahuzi bwo cyangwa se ibikorwa remezo cyangwa se icyo twakwita urugomo rwo rukomeje kugenda ruba. Bakavuga ko hari umusore muri iki gitondo urashwe cyangwa se uhohotewe, ahita yirukankishirizwa ku bitaro, ngo kuri hopitali mu by'ukuri hano bita ngo ngo kuri hopitali iri hagati ya Karengera ndetse na Tongo, niho bamukoreye urugomo hagati ya Karengera ndetse na Tongo, ahita ajyanwa nyine kuri hopitali ikitaraganya arirukankanwa. Hanyuma ngo aba basore bari kwambura
harimo abatari banageza rwose ngo no ku myaka 18. Ibaza umwana utarageza ku myaka 18 kubona arimo gukuramo abantu bakuze imyenda, ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko mu gukuramo aba bantu cyangwa se mu gusahura aba bantu hano muri za parike, muri tuno duce twa za Rushovu na he hose, bari kuba nyine hari abandi barwanyi ba FDL bateze ambiscade kugira ngo M23 niza gutabara. Kandi murabizi ambiscade rwose kuyitaruka biba ari ibintu bigoye cyane. Bazahite nyine bayirasa, bazahite igwa mu gico cyangwa se muri umutego, bayirase ubwo bayikureho na munition n'iki byose. So rero birasaba gukora iyo bwabaga bagatabarwa, ubwo bushishozi na strategy abasore ba Jeunesse Sultan Makenga baraza gukora hano mu by'ukuri muri bice kugira ngo abashe gutabara abaturage. Birakenewe hano, nibigenda neza n'ubundi nzaza mbibatangarize, kuko hano rwose amakuru yo muri bice abatugeraho gatanu kuri kagenzi kako, cyane cyane ko ahangaha rwose Eugene Official ihafite imbone, ndetse navuga ko rwose ziba ziri determine. Reka tubanze ro dutumikire gato abadutumye, tubanze rwose tubatumikire, tuze dukomeze n'andi makuru, kuko amakuru ni menshi cyane kuri iki gicamunsi rwose. Tubafitiye amakuru menshi cyane. Reka tubanze dutumikira abadutumye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero reka tugaruke mu makuru yacu mu buryo burambuye. Nyuma yo gutumikira rero abadutumye, reka dukomeze n'amakuru yacu nk'uko bisanzwe. Nshuti bakunzi ba Eugene Official, deka nanone amakuru duhite tuva hano muri Kivu y'Amajyaruguru kuri yo breaking news cyangwa se kuri iyo nkuru yihutirwa, ahubwo duhite tugaruka sasa hano muri Kivu y'Amajyepfo. Nta handi tugiye gusimbukira, n'ubundi ni ku mirongo y'urugamba, aho rero ibintu bikomeye cyane. Ariko gato wenda tutarava muri Kivu y'Amajyaruguru munyihanganire, iyi nkuru nayo tubanze tuyigarukeho. Ni impanuka rero yabaye, iyi mpanuka ikaba yabereye hano muri bino bice bya za Kivu y'Amajyaruguru, aho rero mu by'ukuri yabaye ndetse iba aho mu by'ukuri guverineri ndetse na Colonel Inanga bari mu rugendo, bari bo batabara, bari bo batanga ubufasha muri aba bantu rero, cyangwa se aha hantu hari hamaze kuba impanuka nk'uko mubibona muri video. Ngira ngo murimo murabibona rwose kuri video uburyo ki MLDP cyangwa se mu 23 ari bo bafashe iya mbere mu gutabara iyi mpanuka yari imaze kuba. Ibi rero ni ibikorwa by'urukundo byabindi tujya tubabwira rwose. Urabona ko intare za Sarambwe ndetse n'amadubu batabaraga rwose, batabaraga cyane ko urabona ko n'imodoka yari yaguye, bagerageza kongera kuyigira ute, bagerageza kongera kuyicaza cyangwa se kuyisubiza mu muhanda. Urabona ko Colonel Inanga Eberua nawe yarahari, mwenye mukubwa rwose yarahabaye. Turere tutaza gusanga rwose dushizemo n'ibitari ngombwa,
mu by'ukuri niba ntawakomeretse bishobora guhita biteza ikibazo nyine YouTube, ariko nyine icy'ingenzi nagira ngo mbereke, urabona ko hano hantu byari byiza cyane. Abaturage rero bashimye cyane uburyo ki ubuyobozi ari ubuyobozi bwita ku baturage, uburyo cy'abayobozi bita ku baturage. Ngira ngo kama hatuko kabisa nk'aha ngaha wenda ngira ngo mwakumva ngira ngo murimo murumva rero abayobozi uburyo ki bari guteguramo iki gikorwa cy'ubutabazi. Imvura yagwaga n'iki byose, ariko ntibyabuje nyine abagomba gutabara kuba batabara nk'uko muri kubibona. Uyu akaba ari Corneille Nangaa Eberuwa. So rero ngira ngo ibi bintu byose birimo biraba byabaye nyine, cyangwa se impanuka yabaye aho iyi modoka yerekezaga i Goma ivuye iyo mu byaro, ariko nyine nk'uko bibona imvura imihanda yari yanyereye mw'abantu mwe, biza gutuma rero mu by'ukuri imodoka ihura n'ikibazo cy'impanuka, ariko nyine iza guhura n'abayobozi cyangwa se n'urugendo rwari ruri gukorwa n'abayobozi ba ASM V3, ubwo ndavuga Corneille Nangaa ndetse na guverineri Bahati Musanga Erasto bari mu rugendo. Urumva nyine ntago bari gusiga abaturage, bagombaga gukora igikorwa nk'iki cy'ubutabazi ndetse kikajyaho rwose, cyangwa se ibintu bikagenda neza cyane. So babikoze rero finally rwose ibintu byagenze neza, ndetse bavuga ko amakuru ari kutugeraho ari guturuka hano muri ASM V3 avuga ko usibye abana nyine no kuba babaye nk'abagizemo ikibazo nyine cyo guhura no guhungabana nyine bitewe n'iyi mpanuka, bavuga ko rwose nta wapfuye, ndetse n'utuntu tw'imvune duto natwo tutari buze kugenda tumara igihe kinini, kuko ubu tuvugana rwose ngo bahise bitabwaho ku bitaro biri hano i Goma. Ngira ngo urabona ba guverineri bose bari bahari, yaba Bahati Musanga Erasto, yaba visi guverineri Musanga Erasto nawe yarahari. Nguko rero uko ibintu byari byifashe ni hano mu by'ukuri muri Kivu y'Amajyaruguru, aho abayobozi ba M23 bakoze igikorwa gikomeye cyane, twava ko ari igikorwa cy'intwari. Gusiga rero abaturage hano rwose baba bagize impanuka ukabasiga, sinzi ko byaba ari igikorwa cy'intakemwa cyangwa se igikorwa cy'urukundo ku baturage uba uyoboye. Hanyuma rero reka dukomeze n'andi makuru, dukomeze nanone kandi tukiri ahangaha cyangwa se tukiri muri aya makuru, hari andi makuru nanone arimo aragenda atugeraho. Aya makuru akaba ari kutubwira ko mu by'ukuri bw'iyo video ndareka mugende munaba munanayireba, mucishamo munayireba. Amakuru akaba agenda atubwira ko ibintu bitari bitoroshye n'aka na gato hano muri teritwari ya Remera. Teritwari ya Remera rero ni teritwari Remera ibarizwa hano muri Kivu y'Amajyepfo. Nta kintu kiri kuvugwa ahangaha, n'ubundi haravugwa rero ubusahuzi bw'amatungo cyangwa se bw'inka z'abaturage zikomeje kugenda zibwa hano muri Kivu y'Amajyepfo, zikaba ziri gutwarwa na FDLR zibarizwa hano muri pariki ya Kauzibiega zikajyanwa. Amakuru rero nanone aratubwira ko nanone ubu tuvugana ku munsi w'ejo intare za Sarambwe zongeye gukora ikindi gikorwa twavuga kidasanzwe. Impamvu tuvuga ko ari igikorwa kidasanzwe nuko nanone ni igikorwa cy'ubutabazi. Amakuru yo kwizerwa aratubwira rwose ko ejo bagize gutya bagaruje inka z'abaturage zari zibwe, wazarendo bari bamaze kugenda batwara, ariko intare za Sarambwe zikaba zagize gutya rwose izi nka zirazigaruza. Niyo makuru ari kugenda atugeraho rwose muri iki gicamunsi atubwira ko
bamaze kuba bakora icyo bita rwose kugaruza amatungo cyangwa se inka zari zajyanwe na Wazalendo, inka z'abaturage zari zajyanwe na Wazalendo. So rero M23 irimo irakora ibikorwa byiza, izi nka bakaziba bakazijyana ikabirukankaho rwose, izo igaruje ikazigarura. Ni mu gihe FARDC aha hantu kandi mwibuke ko yagize irya rwose itera ibisasu mu masaha y'ejo nimugoroba, itera ibisasu ahantu bita muri hano muri centre ya Rumbishi. Ni ibisasu byahitanye abatari bake nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho, ndetse kandi nk'uko dukomeje kugenda natwe tuyabashikiriza gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero ubwo nuko ibintu byifashe, dusubire sasa, ni munyemere dusubire n'ubundi, dusubire tukiri hano muri Kivu y'Amajyepfo. Tukiri hano muri Kivu y'Amajyepfo, nayahe makuru avugwa hano muri Kivu y'Amajyepfo? Abazalendo nanone bakomeje kugenda bidoga, bagaragaza rwose ngo ko ahantu bita za Kimete, yewe na za Kabanju rwose, ngo aka gace cyangwa se utu duce ngo umuyobozi wabo rwose ngo yamaze kubageramo. Ariko nanone kandi ku munsi w'ejo byo twumvaga Fande Rugabo havuga ko baba bari gutegura rwose, ngo FARDC iri kwitegura ngo kuba yagaruka kurwana, ariko nyine nawe aho kumva avuga batari ko turiteguye nibaze mu by'ukuri. hanyuma Wazalendo baragira bati kirero sasa reka tubanze tubumve, mwumve ibyo barimo kugenda bavuga, mwumve ibyo Wazalendo ari kugenda bavuga. Reka tubanze twumve. Umva, reka tubumve sasa. Sektere Mendegra anapambania nchi kama mzalendo wa Kongo yake. Reka dutangire. Komanda Sektere Mendegra anapambania nchi kama mzalendo wa Kongo yake. Ati komanda w'akarere arahageze, ati akaba arwanira rwose abaturage. Do uyu ati nguyu komanda secteur anapambania nchi yake, atari kurwanira igihugu, anamfuata kama wazalendo, anaenda kupambania nchi. ati murimo munamubona Wazalendo ko duhari. Ati nibyo Wazalendo bari kurwanira igihugu. Abazalendo anapita na kosi yake Ademlog wa deuxième brigade kwa M4 Est kitoto kizuri ofa. Wazalendo wanaingia, wanapambania nchi. Wazalendo wanaingia Rugezi ova. Ati nga Abazalendo barinjira za Rugezi ova. Ahantu hari rero niba bari zatanganyika, niba ari he ibyo ntubimbaze, kuko ndimo ndabona hari imvura yahacundaguye. Urabona ko bari kugenda mu byondo, ariko ukabona ko ari ahantu hari hamaze iminsi hari izuba, haje kubaho umuco nyine haboneka akavura. So rero ngo bakaba bageze aho ngaho muri ibyo bice ngo za Kimetere, kurumva ko ngo na za Rugezi, ariko nyine nibyo Abazalendo tuba tugomba kugenda tureba ibyo bari kuvuga. Ni nayo mpamvu ujya ubona ukabona Fande Rugabo araje aravuze ati bari gutegura ibitero runaka ahangaha gutya na gutya, kugira nyine mu bimenye. Natwe rero ntabwo dushaka kubona inkuru nk'iyi ngiyi ngo tugende rwose tutayibashikirije bagabo, tuba tugomba kugenda tuyibagezaho mukayibona gatanu kuri kagenzi kako. Bakunzi ba Jeune Official rero reka tugerageze ku murongo wa telefone, dushakishe Musemaji ni sina makosa rero, kugira ngo hanyuma noneho nawe aduhe update za hano muri Masisi. Ese situation Masisi bimeze bite mu bice bya za Masisi?
turajiro reka tumushakishe hanyuma nawe aduhe icyitwa idonido cyangwa se akantu ku kandi kubiri hano mu bice bya Zaru mu Kivu amajyaruguru kuri frontera cyangwa se kuri front line ku mirongo y'urugamba cyane ko twabonaga ko hariya ibintu bitari byoroshye naka na gato. Hari bice byaramukemo imirwano nabyo dukeneye kumva ngo ese aya masaha bimeze bite. Yamaze kugera ku murongo. Wiriwe neza Sinamako? Mwiriwe neza bwana Fighter. Urakomeye? Ramahoro. Ufite iminota 20 yonyine kuba utugejejeho update zuko ibintu byifashaho muri ibyo bice. Yego, reka tubagezeho update zirikomeje kugenda nyine bibera hangaha muri Kivu y'amajyaruguru by'umwariko muri territoire ya Masisi ndetse na Karehe yewe na territoire ya Warikare yewe na territoire ya Rucuro hose tugenda tubabwira uko byifashe. Reka rero muri amasaha tubabwire ko mu gace bita Ngururu kabarizwa muri territoire ya Masisi naho hongera rwose kugaragara imirwano iremereye cyane. Ni ibitero bikomeye FARDC ndetse n'izi Wazalendo bagabye ku mutwe wa M23 bituma rero ahangaha haba imirwano karahabutaka haba imirwano karundura dore ko umutwe wa M23 hano waruzi yuko rwose wamaze kuba uhigarurira ndetse hari umutekano uri safe. Ariko izi ngabo za FARDC ndetse n'iza Wazalendo yewe na FDLR ziri muri aka gace kari hafi ya Ngururu babasha kuba bagaba ibitero n'igitero M23 itari yiteze itari ziko rwose hari imbaraga zingana gutya. Izi ngabo za FARDC ndetse n'Abazalendo bari bafite byatuma babagabaho ibitero muri ubu buryo bwatumye rero M23 igira gutya rwose nayo ishaka uburyo irahangana n'ibi bitero ndetse no gushaka uburyo yasubiza inyuma izi ngabo za FDLR ndetse n'izi ngabo za Wazalendo yewe n'izi FARDC. Muri Ngururu rero niko kumvikanamo urusaku rw'amasasu menshi cyane harimo imbunda ntoya ndetse n'imbunda nini cyane. Abantu bazi territoire ya Masisi rero Ngururu uba warenze za Gatoyi kure cyane niyo hasi rwose werekera mu Batembo. Bigaragara ko rero nubwo FARDC ndetse n'izi Wazalendo bakomeje kugenda bakubitwa inshuro cyangwa se bakomeje kugenda barungikwa muri territoire ya Warikare ariko nabo bari kujya banyuzamo bakagaba ibitero ndetse bikagaragara ko ari ibitero biri kuza bifite imbaraga bitewe nyine n'izi FDLR zikomeje kugenda navuga zibyivangamo cyangwa se zijya ku mirongo y'urugamba ndetse zikagenda arizo zisa nkaho ziri kuyobora urugamba muri aka gace. Muri Ngururu rero nguko uko bimeze abaturage bo bose rwose muri aka gace nta n'umuturage n'umwe ukirimo dore ko rwose hangaha ari umwirare rwose FARDC ndetse n'izi Wazalendo basa nkaho bamaze gucikisha abaturage babaga muri aka gace byatumye rero n'ubundi M23 ngo urugamba rwaza kuba rworohera cyane bitewe nuko nta maturage bari kwivanga n'izi Wazalendo ku buryo ki bashobora kuba bagira ubwoba yuko mu bitero hari abaturage baraza kuba bagwa muri imirwano. Byatumye rero M23 rwose ngo ikoresha imbaraga z'umurengera mu guhangana n'ibi bitero bya Wazalendo ndetse n'izi FDLR mu rwego rwo kugira ngo babarungike kure cyane babamanura za mitimingi kugira ngo barebe yuko babatakure ku buryo kikugaba ibitero babigaba hano za Ngururu ndetse no mu nkengero zaho ngo bishobora kuba byabatwara izindi mbaraga muri rusange. Ubona ko rero aka gace ka Ngururu na gace kamaze iminsi cyane kagenda kaberamo ibitero shuma bya Wazalendo tukabona M23 nayo igenda inyuzamo ikajya mu operation ajya adasanzwe bamwe kabafata amatekwa abandi ikagenda navuga bagwa mu mambushe bagenda baraswa. Bigaragara ko rero n'ubundi FARDC nayo yari izi ko M23 kuba iri umungumu batari wihereza genge cyangwa se batari bubashe kuba batuza kuko bazi yuko kuba M23 iri muri Ngururu isa n'isa yakunyira mitimingi aribyo byatumye rero bahita bagaba igitero kiremereye kuri uyu mutwe wa M23. Ariko n'ubundi amakuru agenda dusumira bikavuga yuko n'ubundi ngo nubwo FARDC ndetse na Wazalendo ari bagabye ibitero ngo n'ubundi ntibarabasha kwinjira muri eneo za M23 ngo abashe kuba bakwigarurira aka gace ka Ngururu cyangwa se ngo hagire utundi duce babasha kuba bakwaka M23. Bivugitse ko n'ubundi M23 ikomeje kugenda ikontrola ibice byayo ndetse igakomeza kugenda inahangana n'uburyo byasubiza inyuma ibi bitero muri rusange. Ubona ko ahangaha muri Ngururu situation yaho ariko imeze amasasu yaracyari kumvikana ku bwinshi ibintu biracyakomeje kugenda bifata indi sura. Bigaragara ko M23 n'ubundi
iramutse imaze gusubiza ibitero inyuma igomba no gushaka uburyo yaga ibitero biremereye ahangaha muri za Mitimingi kugira ngo barebe ko n'agace kanguru nako kagira umutekano uri safe kuko Mitimingi nayo yamaze kuba ifatwa byaba bigaragaye ko Ngururu nta bitero bizongera kuba bigabwamo biturutse hariya za Mitimingi. Ubona ko rero situation ya hariya Rukongo uko imeze kugeza maginga ya nguko rero ibijyanye na report ya risasi na majeri yo ntabwo turabasha kuba twayicakira kuko urugamba rwacumvikana mu imbunda ziremereye ndetse n'imbunda zoroheje bigaragara ko umuriro uracyari kwaka ubwo hanyuma y'umuriro no turaza tubabwira uko situation imeze muri rusange. Reka tuve rero ahangaha mu gace ka Ngururu ahubwo dusimbukire mu gace ka Gashunga. Mu gace ka Gashunga ntabwo situation imeze neza nyuma y'uko n'ubundi Wazalendo zikomeje kugenda zigaba ibitero muri ma axe agiye atandukanye. Ahangaha aho rero ngo Wazalendo zaguye muri ambush ikomeye cyane, ni ambush yari ikomeye yari yatezwe n'umutwe wa M23 n'abasirikare n'ubundi ba Wazalendo n'ubundi bafatanyije n'izi FDLR bari bavuye hariya za Remeka binjira hariya bashaka kugira ngo binjire ahangaha muri Gashunga. Bategwa ambush ikomeye cyane yagwemo abasirikare benshi cyane harimo no bita Colonel Gisimba wabashije kuba agwa muri imirwano. Byatumye rero imirwano ngo isa nkaho ifata indi ntera kuko izi Wazalendo ndetse n'izi FDLR ngo gutegwa ambush byatumye bahita rwambikana bahita barasana ku rwego ruhambaye. Ni nyuma y'uko ngo izi Wazalendo ndetse n'izi FDLR zari zije muri Gashunga n'ubundi ngo bari baje target ari kugira ngo bagabe ibitero kuri aka gace ka Gashunga cyangwa se kuri centre ya Gashunga kuko ngo bari bazi yuko rwose ngo hano nta basirikare benshi ba M23 bahari ngo kuko bari bafite amakuru yuko ngo M23 abasirikare babaga hangaha muri Gashunga ngo babashije kuba bajya gutanga support Ngururu bituma rero baza muri ubwo buryo bwo kugira ngo abarebe ko bahaga ibitero mu gihe ngo M23 iraba ihugiye mu kurwana Ngururu babashe kuba nabo bajya kumva yuko babaciye iruhinga cyangwa se babaciye bakaza kuba bafata aka gace ka Gashunga. Ariko basanze n'ubundi M23 yaba bari ku mirongo y'urugamba imbere yaba ari n'abasigaye inyuma bose bari kugenda bahanahana amakuru byanatumye rero abasirikare ngo baza kwisanga hagati kuko nyuma yuko bizeye yuko ngo bagiye kugafata Gashunga cyangwa se bagiye kwigarura Gashunga noneho abasirikare ba M23 bari muri Ngururu bakisanga hagati ahubwo nibo bisanze hagati kuko bashatse ubwasubira inyuma bashaka n'ubwakomeza kwa divasinga birayoberana bituma rero ngo baharasirwa n'uyu Colonel wabo umwe ku izina rya Gisimba arazwi cyane. Abaturage bahari azankukwe abaturage bahari za Remeka abaturage bahari ya ndavuga haraza Kaniro abaturage bahaya za Bukumbiriri bose baramuzi cyane. Uyu mugabo ngo yari n'umugabo rwose w'umugome cyane ngo kuko ibyo yakoraga basangaga ari bikorwa navuga bitari bya muntu. Bigaragara ko rero ngo nawe ntabwo yapfuye wenyine kuko amakuru agenda adusatira biragenda bigaragara ko ngo yahapfanye n'abasirikare bagera muri 11. Bigaragara ko rero yari yambushe ikomeye cyane ndetse bakaba babatse n'imbunda zigera muri 6. ubona ko urugamba ahangaha rero muri aka gace ka Gashunga n'ubundi naho rutari buze kuba rworoha mu gihe izi Wazalendo zo zikomeje kurwana n'ubuzima zishaka uburyo zava muri Gashunga ariko ngo bikomeje kugenda bigorana cyangwa se bikomeje kugenda bibayobera kuko bamaze kuba bishyira mu kagozi cyangwa se bitaye hagati kuba bavamo rero bikagenda biri kugorana muri rusange. Ubona ko rero Wazalendo namarira menshi cyane ndetse n'agahinda mu Wazalendo kuko uyu mugabo yari umugabo ngo w'umuhanga cyane kuko amakuru agenda dusatira uyu waguye hanga muri imirwano bita Gisimba ngo yanavuye mu ngabo za FRDC yari lieutenant rwose ngo aragenda ahabwa demobe. Nyuma yo guhabwa demobe rero nyuma yuko gice gitaha y'abaturage intwaro aribo biyisaba Wazalendo nawe ahita yinjira muri ubwo buryo mu banyatura ahita nyine yihairiza irya Colonel. Ubona ko ngo yari we usa nkaho ngana rusha igisirikare yaba ari bamutayamba ndetse n'abakigingi dore we ko yarasugonge no ku mafunzo cyangwa se ku myitozo y'igisirikare cy'igihugu FRDC. Ubona ko nyine we yari umusirikare bitandukanye n'abangaba tugenda tubona bita ba general ndetse bagenda biyitaba Colonel nyamara nta n'igisirikare kibagana muri rusange. Ubona ko rero Wazalendo ngo gutakaza uyu mugabo bisa nk'ari igikuba cyacitse hariya bari bamutayomba ndetse n'abagabo bakigingi ngo basa nkaho rwose amabere yikoze batonsa kuko ngo babonye ko uyu mugabo kubarashwe muri mundi bisa nkaho ari bo bagiye kuba batahiwe muri rusange. Ubona ko rero muri aka gace kahanga Gashunga nguko uko situation imeze muri
rusange. Reka tuve rero ahanga muri teritwari ya Masisi, ahubwo dutsimbukire muri teritwari ya Walikale, ahantu mu nkengero za teritwari ya Masisi n'ubundi na ahantu ibintu biri kubera aho bita Rumbishi. Kuva Rumbishi centre ujya ku mupaka wa teritwari ya Masisi n'ubundi ntabwo bisaba iminota 15 kuko ni centre iri hafi y'umupaka wa teritwari ya Walikale wa Karehe ndetse na Masisi. Ahanga Rumbishi rero nyuma y'uko amazi iminsi rwose FRDC ndetse n'izi wazarendo aturuka ziraro ndetse abandi bagaturuka hasi za Gasunguti, bamaze iminsi bari kwitoratoza kugira ngo bigarure iyi centre iri ahantu navuga atari strategique kuko iri ahantu hasi mu kibaya, ariko akaba abantu bazi defense yari hejuru rwose ya centre aho defense iri ku muhanda werekeza hasi za ziraro. Biragaragara ko rero n'ubundi ngo FRDC yashatse kugira ngo ize yigarurire iyi centre baturutse nyine ziraro, dore ko bari bazamutse ari abasirikare benshi cyane, ngo bari bazamutse bari hagati y'abasirikare 750 ndetse bari hagati na 800. Urumva ko bari abasirikare benshi cyane bari bagiye banategura uburyo baragara ibitero, bamwe bakagenda basa nkaho bagiye kugaba ibitero, ariko n'abandi baratanga musada cyangwa se barabashisha imbunda ziremereye zirasa mu ntera ndende nabo bari inyuma. Bigaragara ko urugamba bari baruteguye neza cyane nubwo rutabashije kuba rwabahira, dore yuko n'ubundi ngo baguye muri ambush hara muri hopi rwose mu nkengero za Rumbishi. Suku Rwanda noneho hari sibaniro rwose abantu bazi hepfo ku kiraro, abantu bazi Rumbishi ku muri muhanda werekeza Gasunguti ku kiraro rwose igisasu byagendaga rivuza ubuha, byatumye n'abaturage hano muri Rumbishi benshi cyane bagenda basa nkaho begera inyuma bavuga yuko nta wamenya yuko wazarendo ngo zishobora kuba zagira imbaraga, bwo ndavuga n'izi ngabo za FRDC bakabasha kuba bakwinjira muri Rumbishi bakavuga ati babinjiyemo byaba reka twe dukwemwa kacu karenge, ariko umutwe M23 wababereye ibamba ntibaremera ko binjira muri iyi centre ya Rumbishi, ahubwo bategera hanga ku kiraro. Ubona ko hano ku kiraro riho habereye navuga isibaniro cyangwa se ariho habereye ibitendo biremereye cyane, kuko hanga ku kiraro ngo haguye abasirikare benshi cyane ba FRDC, dore ko abasirikare ngo baguye ngo bari hagati y'abasirikare 25 ndetse na 30. Bigaragara ko mu by'ukuri haguye abasirikare benshi cyane bitewe no ko bagirwa mu mambush atandukanye. Byatumye rero urugamba narwo rufata indi sura, ruhindura isura rwose. Izi FRDC ndetse ngo nizi wazarendo Suku Rwanda narwo barwana nk'abasamurai, ariko n'ubundi baburizwamo kugira ngo binjire muri iyi centre ya Rumbishi. Kugeza ubu ngubu rero ngo kabasubijwe inyuma rwose, bakaba bamaze kuba basubiza inyuma hano ku kiraro. Nta masasu menshi akiri kwavugira, amasasu ari hirya inyuma y'acyo ku kiraro, uvuye ku kiraro kugira ngo ugire aho bari nibura ni iminota 30 ku bantu bagenda n'amaguru. Bigaragara ko basubijwe inyuma rero, ariko ngo n'ubundi urugamba rwo ruracyarimo, kuko ngo baracyakomeje kugenda babarungika kugira ngo bave hafi ya centre ya Rumbishi. Bigaragara ko territoire ya Karehe nayo iri kugenda iberamo imirwano navuga itiyoroheje ikomeye cyane, nubwo nyine izi ngabo za FRDC ndetse n'izi wazarendo zikomeje kugenda zikubitwa inshuro ndetse no kugira ngo zigire aho zigarurira, bigakomeza kugenda biri kuba ibibazo. Ni mu gihe rero ingabo za FRDC n'ubundi ngo support cyangwa se imisada rwose n'amakuru twamaze kuba tumenya, hari indege za kajugujugu ziri kugeza imanuka rwose ziturutse igisangani zikamanuka zikagwa hariya nyine za ziraro. Bigaragara ko situation nyine atari nziza kugeza amaginga ya. Bigaragara ko rero n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bibera hariya ari ibintu biremereye cyane, biraza gutuma rero n'ubundi FRDC bitewe no kubona support iturutse hafi, kubona navuga abasirikare bari kugenda bamenwa hariya ku bwinshi cyane. Dushobora kubona n'ubundi mu nkengero za territoire ya Karehe, ndavuga no za Rumbishi, mvuge za Cyambombo, mvuge hariya muri Rutare, birakomeza kugenda bifata indi sura bitewe n'abasirikare bari kugenda bagaba ibitero ku mutwe wa M23. Nubwo nyine M23 nayo iri kubyitwaramo neza, ikabasha kuba yatsinda urugamba cyangwa se ikabasha kugenda iburizamo ibyo bitero FRDC iri kugenda iri kugaba muri rusange. Reka tuve rero ahangana ubundi dusimbukire Kadasomwa ani mu nkengero za parike ya Kauzi Biega. Ahangaha n'ubundi nyuma yuko M23 igukubitiye umusirikare
navuga wa musirikare w'umuzarendo ndetse n'abasirikare ba FDR yo kutibagiwe na FRDC babarizwa mu mutwe udasanzwe wa Anaconda n'ubundi ngo bari bashaka kugira ngo bigarure gano ahangaha rwose za Kadasomwa babone uko berekera hariya za Kavumu n'ubundi ngo M23 yagabwe igitero ahangaha rwose igabwe igitero n'abasirikare bari bavuye muri parike dore ko nyuma yuko abatabira bice byose bahise bihindira muri parike M23 rero ngo yagabwe igitero n'ubundi n'abasirikare ko M23 ngijageza kongera kugisubiza inyuma byatumye rero abantu ba hano muri Kadasomwa bumva amasasu menshi cyane ibintu batari baheruka buri ngo kwari bamaze hafi amezi agera muri 3 batumva amasasu y'izingabo za FRDC ndetse batumva FRDC iri kugaba ibitero bakibaza rero ko FRDC yaba yikanze kugira ngo ive mwiri hara mu mashyamba ya Kauzi Biega bakaba ari kuza kugaba ibitero nyine ahangaza Kadasomwa ndetse no mu nkengero zaho bigaragara ko M23 n'ubundi ngo abinjije mu shyamba nubwo ngo M23 itabasanze mu shyamba kuko bo yakomeje kuba kumwegege w'ishyamba kugira ngo ikomeze kugenda iri kuhabacungira ariko ubona ko nyine ari urugamba ngo rwari rukomeye cyane dore ko buryo urugamba rurimo abasirikare ba FRDC babarizwa mu mitwe idasanzwe bunasanga arimo kwihagararaho bitandukanye n'urw'abazarendo baba bari kurwana dore ko bo nyine baba bafite niyo myitozo ya gisirikare ndetse bafite n'uburyo baba bateguye ibintu byabo muri rusange ubona ko rero ahangaha muri territoire ya Karehe ari uko situation imeze muri aya manywa tugikomeje kugenda dukurikirana SM23 iraza kwinjira muri rishyamba bya Kauzi Biega kugira ngo ihige izi ngabo za FRDC ese barabarekeramo n'ubundi bakomeze kugenda bategera amambushe kuri umwegege kugira ngo arebe ko basohokamo ibi byose nibyo tugomeje kugenda dutegereza kugira ngo turebe uko biraza kuba bigenda muri rusange nguko situation rero uko imeze ahangaha muri Rumbishi ndetse n'ahangaha muri Kadasomwa ubwo ndavuga muri territoire ya Warikare ya Karehe tuvuye muri territoire ya Karehe ahubwo dusimbukire muri territoire ya Warikare naho nyuma yuko rwose mu 23 nta bintu bidasanzwe nta bintu bihamba iri kugenda ikorera muri territoire cyangwa se nta dutendo turi kubona igenda ikorera muri territoire ya Warikare reka tubabwire ko aho bita Kibondo na gace rwose kazwi cyane gatuwe n'abatembo cyane rwose ubona ko nta abundi bwoko ubona ko nta butuye muri aka gace rero ka Kibondo abasirikare ba Wazarendo bongeye gutana mu mitwe n'abaturage baba mu bwoko bw'abatembo ahangaha nyuma yuko rwose Kibondo yigaruriye n'agace n'abazarendo baribo bashaka kugakontorora nyamara ni mu gihe ngo abagabo b'abatembo ubusanga aribo bitegeka cyangwa se biyobora nta muntu bakeneye ngo kuza kubavogera niko rero n'ubundi izi Wazarendo ziri gukubitirwa muri territoire ya Masisi zihunze zigahungira muri Kibondo izi ngabo rwose za Wazarendo uzahuye n'uruva gusenya kuko zamaze kuba zigera muri Kibondo ariko ngo ibyo zahuye nabyo ntabwo rwose ari ibintu byiza cyane kuko abatembo rwose ngo bahise bakoranaho yaba ari abagabo abasore bose bakoranaho rwose begura imbunda zabo bajya kurasa kuri defense Wazarendo zari zimaze kuba zubakanga muri Kibondo izi Wazarendo rero ngo zashatse iyo zirekera zirahabura ziracanganyikirwa byatumye rero muri Kibondo ngo hongera kumvikana amasasu menshi cyane kuko izi Wazarendo nazo ngo zarwanaga nk'abiyahuzi kuko babonaga ko n'ubundi nibatitabara ngabatembo bashobora kuba babaheza umwuka byatumye rero izi Wazarendo ngo zamaganwa muri territoire ya Warikare by'umwarikanga muri Kibondo dore ko ari no mu marembo y'ahangaha za ndavuga za Mitimingi kuva muri za Mitimingi winjira nyine za Kibondo muri territoire ya Warikare uba wambutse nyine umugezi wa Rowarowa nyuma yuko abagabo rero n'ubundi bari baraciye ibiraro by'uyu mugezi wa Rowarowa izi ngabo rwose za Wazarendo ngo uburyo zambukaga mu buryo butangaje kuko bafataga imivure bengeramo ibitoki ugasanga nyine nizo bari kugenda bambukiramo bose ukabona ko ni mu buryo bwo kujya bwo kwirwa no kugira ngo barebe ko bakwambuka bava nyine muri territoire ya Masisi binjira muri territoire ya Warikare nyuma y'uko rero ngo izi ngabo za Wazarendo zigezeyo rwose ikintu bazizimane cyangwa se bazakirije nuko zubatse defense ubundi zatangira kugenda zishyira amabwiriza yo kujya bazana ibyo kurya abasirikare babyiraga abatembo bavuze ati rwose ibyo kurya turabahereza nuko bamenaho urufaya rw'amasasu ndetse tukabacanganyikisha dore ko nahangaha rwose muri Warikare mutahazi byatumye ngo harimo n'ababuriwe irengero bagera muri 21
ubwo ndavuga ku ruhande rwa Wazalendo bitewe no kubarashweho nyine n'aba batembo ubundi bagakwira imishwaro bamwe bakaburirwa n'irengero muri rusange. Ubona ko rero situation y'aha ngaha muri territoire ya Walikale ntabwo ibintu bimeze neza n'akana gatoya, kuko Umuzalendo akomeje kugenda ari gukubitwa hababaza, akomeje kugenda rwose yaba ari Masisi yaba ari Walikale, akaba nta afite guhengeka umutwe kuko hose bari kugenda bamucanganyikisha muri rusange. Nguko rero uko muri territoire ya Walikale bimeze, sizi Wazalendo biraza kuba bite kuko imikoranire yabo ndetse n'abatembe ikomeje kugenda iri kugorana, dore ko abatembe bari kugenda babamagana babyatirika reka muri bisambo niyo mwaturutse mwarahazambije, rero ntabwo tubakeneye iwacu kugira ngo muze mutuyobore. Bigaragara ko rero iyi territoire ya Walikale FDLR ndetse n'izi ngabo za Wazalendo kugira ngo bayikandagiremo bayituremo nk'uko bagiye bayogoza Masisi biraza kuba bibagora kuko abagabo bo bamaze kuba babakanira muri rusange. Nguko rero uko situation zimeze aha ngaha muri Kivu y'Amajyaruguru bwana Fighter, ubona ko rwose update twari twafite muri amasaha arizo ngizo, ariko n'izindi turacyazikurikirana kugira ngo turebe ko bimeze mu masaha imbere dushobora kuba tubageza ahandi yuko bihagaze muri rusange. Yes, urakoze cyane rero Sina Makosa, ubwo turaza gusubira mu yandi masaha. Asante sana. Ngayo nguko rero ni Sina Makosa, twe turi muri update, turagaruka mu kandi kanya tureba nandi makuru ari buze kubagezwa. Like na share ntubyibagirwe, turabakunda cyane cyane. Eugene Official.